Website nziza cyane, website y'inyamerika yamamaye ku isi hose, imaze igihe ikora website nziza cyane. Niba uzi iyitwa TM mu Rwanda, iyi ngiyi nayo imeze nkayo kuko ifite ibyicaro byinshi muri New York. Nushake umanze ujye kwikorera ubushakashatsi. Link yo kwiyandikisha muri website urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video. Iyi ni investment, ariko investment ifite gahunda, ifite mandadare y'imyaka myinshi cyane. Ku muntu ufite Binance cyangwa se nawe utarafunguye Binance, iyi website ni gucika, nta yindi website uzabona ikoreramo amafaranga. Nabonye ko website z'inyarwanda zikunda kuba scam cyane, nifuje kujya mbazanira iyi website nziza cyane z'inyamerika. Inyamerika ziba zifite igihe kirekire, ziba zifite mandadare igihe kirekire. Urabona ko mfiteho USDT ebyiri natarabikuza kandi zifite umutekano wuzuye. Iyi ni website aho ukora daily check-in ya buri munsi, ukabona USDT, aho ukora components ni code bohereza muri groupe, ukabona USDT, aho ushobora kwa uploading agafoto. Muno harimo uburyo bwo gukora amafaranga menshi, harimo uburyo bwo gushora, ariko niyo utanashora wakinjiza. Ariko ikiza nuko wakora investment. Ni investment guys, video igamije kwigisha, nta igamije ibintu by'inyungu nyinshi, ariko we ukunda business zizewe. Babandi mujya muvuga ngo ibintu ngo ni scam, ngo ibintu ni scam guys, imyumvire mbabwire guys, niba uri umunyarwanda ukaba ukora iyi video, imyumvire yo kuvuga ngo ibintu ni scam guys, tugiye gutangira tubikuza ngereho kuri Binance mubyire. Ibintu byo kuvuga ngo ni scam, ibintu byabagiyemo byo kuvuga ngo ibintu byose ni scam guys, ibyo bintu bizatuma mudakira bro. Ngiye bibabwiza ukuri, abantu mukurikira Uze Tech Media, ibintu byo kuvuga ngo ibintu byose ni scam bizatuma mudakira bro, ndabibabwiye ukuri. Iyi ni investment ngiye kwereka uburyo ubikuza, noneho nyuma ndaza kwereka uburyo ukoramo account n'uburyo ukoramo investment, ubundi ukomeze wirire amafaranga y'ikoranabuhanga, cyangwa se amafaranga mwereke n'uburyo izo task zikogwa. Mbere yuko tumanza kugira ngo nawe umanze wenda wiyandikishemo urebe wamaze gukoramo account, kuko ndabizi nibyo ufitemo amatsiko. Reka nze nkwereke uburyo wiyandikisha, reka nze nkoremo log out nkwereke uburyo wiyandikisha. Ndaza nkore sign up, sign out. Kimara gukora sign out ndategereza akanya gato bangire log out. Ni ibintu byoroshye cyane guys, ni ibintu byoroshye cyane gukora log out muri iyi website, ubundi ugatangira ukinjiza. Ibintu byoroshye cyane. Urabona ko bahise bambwira ngeze hano ngiye gukora ikintu bita register. Hano ni ugukora register. Uraza ukande hano, sorry, ukimara kuregwa kuri page ya ndabona hari ikintu kigiyemo munanyangana. Ukimara gukanda kuri link ndabona gushiye muri comment ya mbere y'iyi video, uregwa kuri page imeze gutya. Hano hambere ushiramo email yawe, hano hakabiri ushiramo password, aha gatatu haraba harimo invitation code y'uwagutumiye, urayirekeramo. Ukimara kubikora ibyo byose urakwanda register account. Ushobora kuza ugashiramo email yawe runaka, ushobora kuza gushira muri email yawe runaka, ugashiramo wenda na password runaka igizwe n'imibare. Ugomba gushiramo password, kano usurukura kano kamenyetso, uraza ugakanda kwa kano kamenyetso k'akajisho gutya kugira ngo urebe password uri gushiramo. Ugomba kuba ari password igizwe imibare n'amagambo gutya wenda. Urareba iyo tuje mu ibara ry'umuhondo gutya, password baba bayemeye. Iyo tugumye mu ibara ry'umutuku baba bayanze, urakomeza ukagerageza. Iyo bayemeye gutya rero, icyo ukanda we nta kindi, ukimara kubikoramo gutyo uhita ukanda hano handitse register. Ukimara gukanda hano handitse register, twe turaza dukore login, turaza dukubitemo email yacu, duhite dukora login. Tukimara gukora login, turahita tureguka kuri page yacu imeze uku nguku. We iyi page urareguka hano nta kintu gihari. Icyo urakora urahita uzokanda hano handitse daily check-in, hano hakanda buri munsi ugahabwa USDT. Hano ni ukuvuga ngo urahita ukanda hano handitse daily check-in. Hano bari kukwereka iyo uri level 4, iyo uri kuri level 0 ukereminga buri munsi 0 n'igice kimwe cy'idolari. Waba uri kuri level ya mbere ugakereminga 0 n'ibice bitatu by'idolari bya buri munsi. Biterwa nyine, niyo mpamvu nakubwiye gukoramo investment nibwo winjiza menshi. Turaza ko wanda sign in hano. Tukimara gukanda hano handitse sign in,
urabona ko yabaye successful, bayaduhaye iyindi task uza ugakora. Uraza ugakanda hano handitse updated, ariko iyi task uyikora ari uko wakozemo investment. Reka nze nkore refresh mbereke gariya tumaze gukareminga ko garahita gaza. Guys, ni website yizewe cyane ushobora gukoresha y'Inyamerika, ifite ibyicaro bikuru nka kuri wumva TMB, nayo ifite ibyicaro bikuru muri Amerika. Guys, rero iyo washoye, reka nze nkwereke uburyo bikorwa. Iyo washoye uraza ugakanda hano handitse, ubundi reka nze manze nkwereke uburyo ukoramo exchange. Guys, unyuma ndakwereka uburyo bikuza. Ukabona ko mfiteho amadolari gusa, ube ufite icyizere cy'uko ubikuza, nuko ndi kugira byose bigendere rimwe. Iyo ushaka gushora muri website, uraza ugakanda hano handitse exchange, ukakanda hano handitse exchange. Ugomba kuba ufite amafaranga kuri Binance. Uraza ugakanda hano handitse recharge, ukaza ugahitamo BBT20. BBT20 ni iyi ngiyi, uraza ugahitamo BBB20, cyangwa se ushobora no guhitamo ukaza ugakopiya iyi address, ukaza ukayikopiya gutya, ukaza ugafungura Binance yawe. Yajya kuri step by step, ukaza ugafungura Binance yawe account. Ndagira ngo ukurikire step by step, try others. Ndaza mbikuremo bino, nibyo ninagiyemo kwa Binance ndayikoresha cyane. Ndaza mbikuremo, urabona ko mfiteho amadolari 2. Uraza ukanda hano handitse send, kubera wowe ugiye kohereza. Ndagira kuri step by step. Umuntu uzi gukoresha Binance biramworoha bitewe nuko azi kohereza. Ukanda hano handitse send, cyangwa ukanda hano handitse send to Binance user. Urakanda hano handitse withdraw crypto, urakanda hano handitse withdraw crypto. Kimara gukanda hano handitse withdraw crypto, urahitamo USDT ufite amafaranga. Niba USDT amafaranga niba ari muri mu USDT, niba ari mu Litecoin, urazitemo wenda ari mu USDT. Noneho niba uhisemo ko ari mu USDT, hano ikintu cya mbere ukora nta kindi, amafaranga yawe nyine agomba kuba ari muri USDT. Ariko niyo yaba ari no muri Litecoin, yewe nuko wakoresheje iyi address ya BBT20, ugomba kuyakonvata mu madolari. Utayakonvashe mu madolari ntibyakunda. Niba uyafite kuri Binance, ugomba kuyakonvata mu madolari, ubundi ukayohereza. Hano uraza ushiremo ya address tumaze gukopiya. Hano uhite uza ukande kwa kano kamenyetso, uraza uhitemo icyo urakora. Wowe urahitamo BNB Smart Chain BBT20, aba ari uhitamo. Hano uraza uhitemo maximum. Urukona ko hano bari kukubwira ngo withdraw. Urukona ko hano bari kutubwira ngo wahisemo maximum. Urabona ko hano bari kutubwira ngo ukimara bari kukubwira ngo baragukata 0.0 n'igice kimwe cya USDT. Ubwo weho ukimara gushiramo gara amadolari 10, kuko urabo yafite kuri USDT, ubu yafite ku hano nyine kuri maximum. Urahita ukanda hano handitse withdraw. Ukimara gukanda hano handitse withdraw, birahita biba successful. Ukimara gukanda hano handitse withdraw, birahita biba successful. Amafaranga yawe ahite aza hano kuri balance. Ngira kuri step by step, yagira ngo kuri step by step. Akimara kuza hano kuri balance, urabona yayisaza hano kuri balance. Akimara kuza hano kuri balance, uramanuka. Guys, ni website y'igihe kirekire, weho utarayikora nyine uzambwira tu, gusa nzakwereka imaze imyaka 2, imaze imyaka n'imyaniko. Gusa iyi video igamije kwigisha. Urabona ko hano bari kutubwira ngo uraza ukareba investment y'amadolari 10 niyo nziza. Ufite n'amadolari 50 wayashoramo 300, 700, 200. Iyi ngiyi itanga profit nkeya kubera yizewe. Mwe mukunda scam zitanga profit nini kubera zitizewe, nyine zirahita zifunga. Ko nk'iyi ngiyi igihe kirekire ukabona ko imara iminsi. Iyi website guys, iyi ugenda ukora ubushakashatsi. Iyi ni investment yitwa Jirika, imaze imyaka 6 ikora muri Amerika. Ku isi hose abantu bo ku isi hose barayikoresha, ni wewe wasigaye. Kandi ukubona ko ugura hano iminsi 365 yingana n'umwaka. Uraza ugakanda hano se buy now. Urukubona ko hano bakubwira ngo, reka nze mubwire guys uburyo ukora amafaranga muri website. Hano bari kukubwira ngo uzajya winjiza 0.25 by'idolari. Total profit uzakora mu gihe kingana n'umwaka na amadolari 91. Guys, aya ngaya ntabwo ari uzakuramo gusa. Nkubwire impamvu atari uzakuramo gusa.
harimo task ndakwereka ukora. Iriya ya mbere ya daily check-in urayikora bakaguha 0.0 n'ibice bitatu bya buri munsi. Hari indi task ukora bakaguha amafaranga. Hari na code batanga muri groupe, ndakwereka uwandikira manager akagushyira muri iyo groupe bakajya baguha code. Iyo code ukaza ukayipastingamo aho ushobora gutsindira 0 n'ibice 2 by'idolari, 0 n'ibice 4 by'idolari, 0 n'ibice 5 by'idolari. Izo code nyine nkaho ufite kanya. None iyo code batanga muri iyo groupe uraza ukayishiramo ahangaha. Wowe ushaka gushora n'ushaka kunyandikire WhatsApp nkwereka uburyo byose bikogwa. Wowe ushaka kwikora kano ka investment ko ni investment izamara igihe kire gusa wazanshimira nyuma. Iyi website nubwo uri kubona ko profit iri hasi, ariko ushobora gushora amadolari 10 ukajya ukoreramo idolari rya buri munsi, idolari rimwe, bitewe nuko habamo nyine n'amatask. Reka nze nkwereke uburyo izo code batanga uraza ukayishiramo ahangaha. None iyo ukayipestingamo ahangaha ukanda open to treasure chest izo code. None kano kahita kizunguza kagafunguka, kahita kizunguza nyine agafunguka, ukabona nyine utsindiye ama USDT runaka. None indi task ukora iyo guys, iyo washoye uraza niba uri kubona ko turi saa 4:30 hano hejuru, ndakeka uri kubibona turi saa 4:30. Niba warashoye ari saa 5, buri saa 5 uzajya gukanda inikama. Ariko niyo saa 5 zarenga gusa, mbere ya saa 5 ntago amafaranga uyabona. Ntago uzi gukora daily check-in. Ndaza hano handitse iyo washoye, uraza ugakanda hano handitse ikamu, ukaza ugakanda hano daily zone, ukanda hano handitse daily zone. Urabona ko hano bari kutubwira ngo kiriki, nk'uko uri gusoma hano kubona bari kutubwira ngo click here, login daily and claiming you earning your limit and with experience after nyuma y'amasaha 28. Uraza ugakandamo gutya, wowe uraza ugakandamo gusa, ugakanda hano handitse claim. Ukubona ko amafaranga yahise avaho, yaje kuri Nuza. Guys, nibagiwe uburyo bwo kugura product. Kanze nkwereke uburyo bwo kugura product, ariko ni buno buryo. Niba ushaka gushora unyandikire WhatsApp nkwereke uburyo bikorwa step by step. Niba utari gusobanukirwa guys, gusa iyi website wowe utazayikoresha uruguhomba cyane, kuko ni website izamara igihe kirekire. Iyo umaze gukora claim hariya, uraza ugakora refresh, amafaranga yawe agahita aza. Kanze nkwereke uburyo ugura product. Iyo ushaka kugura product rero, icyo ukora nta kindi. Ushaka kugura product, uraza ndagenda kuri step by step, ukamanuka mwazino. Izi ni AI product zisanzwe ngizo hano hasi, ugakanda hano handitse buy now. Amafaranga ubu yafite kuri balance, bayikugaga ko yafite kuri balance. Ukimara gukanda kuri iyo yafite kuri balance, urongera ugahita ukanda hano nanone handitse buy now. Abamenyereye investment ntabwo bagwa. Ibi byo ni ibintu bita byikora automatique. Niyo uri kubitsamo ni ibintu byikora automatique. Niyo uri gukoramo rechange, ugahita ukanda nanone hano handitse buy now. Ukimara gukanda nanone hano handitse buy now, ubuguze. Ureba isaha uguriyeho, iyo saha yazijya igera ukaza ugakreminga. Gusa amasaha 28 nyine ashize utarakreminga, haza hagandi nyine agambere ukayabura. Bivuze ngo ku munsi niyo wakreminga, niyo waba waraguze product saa 6 ukaza ukayikreminga nimugoroba, fa kuba saa 6 z'ijoro zitaragera, ukaza ukayikreminga nimugoroba. Mbese igihe uboneye umwanya nyuma y'igihe waguriye product, uraza ugakreminga amafaranga ya product yawe. Ariko ushobora no kuza na daily check-in wayikorera igihe uboneye. Hari indi task ukora, uraza ugafata screenshot muri website. Uraza ugafata screenshot gutya, ukaza hano handitse update, yuje ugakanda hano handitse update. Urakubona ko hano uraza ukauploadingamo ya screenshot umaze gufata, ugakanda done. Ukanda hariya hejuru handitse done, hano hejuru handitse please enter content, uza ugashiramo ijambo. Niyo washiramo good gusa, ugahita ukanda hano handitse submit. Ndagira ngo ukurikire step by step, guys. Ugahita ukanda hano handitse submit. Iyo ukimara gukanda hano handitse submit, uraza ugakanda hano handitse claim reward. Ubwo bukeremiza iyi, urukubona ko kugira ukora iyi task bakubwira ngo
enter free reward daily uploading and sharing photo of you deposit with the product and or team and free protection available to VIP 1 or here. Ugomba kuba waraguze nyine VIP kugira ngo ukore iyi task guys, ugomba kuba waraguze VIP kugira ngo ukore iyi task. Ugomba kuba waraguze iyi VIP kugira ngo ukore iyi task. Nituze tugakanda refresh ukona ko dufite 0.40 by'idolari, ukona ko ya task dukoze baduhaye 0.10 by'idolari, nabyo bigita byiyongera ahangaha guys. Urabona ko iyi website ni nziza cyane, watangira kuyikoresha. Reka nze nkwereke uburyo ubikuza. Ushaka kubikuza uraza ugakanda handitse withdraw, ya kuri step by step. Hano uhitamo uburyo bwo kubikuza, ariko uburyo bwiza ni uburyo bwa BBT20. Turaza tubite, murabona ko minimum ari minimum, urabona ko ari $1.5. Uraza ugahitamo BBT20. Iyo mukimara guhitamo hano handitse BBT20 uhahitamo gutya guys. Impamvu uri kubona hano ibyo turi gukora n'ibyo ngiye kuvuga bidahuye, ni ukuvuga ngo ino video nayikoze ari muri weekend, nubwo nyaprodinze buno, ariko muri weekend ntago babyemewe kubikuza muri website. Ku iyi website kuwa gatandatu no ku cyumweru ntikora, kandi iyi video nayikoze muri weekend, ariko nzabereka part 2 y'uburyo ubikuza. Kandi uburyo uri kubibona kuriya n'ubundi ni ibintu bisanzwe. Iyo ugiye kubikuza ubikuza kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, muri weekend ntago ubikuza. Muri weekend nyine bivuze ngo iyi website nkaho badakora nyine, wewe ujyamo ugakora amatask, ariko ayo igishoro investment ntago uyabona. Uko ukora gara amatask ya daily check-in no kuba wenda wahabwa gara amakode ukayapestingamo, wamara kuyapestingamo ukabona daily check-in. Kandi mbibutsa ko nge nta muntu njya amatiriza gushora, ko izi website nabonye ko nta nyine turazikora, ariko bimeze nka beti, kuko ushobora kuyikora buno bugake yafunze. Rero aba ari amahirwe, ariko nanone ushobora no kwanga kuyikora ikamara n'umwaka, ikamara n'imyaka 2, nkuko abayimenye bwa mbere ikamaze imyaka igera muri 6 bakaba bakiyikoresha. Nawe ushobora wenda kuyikora buno ukazasanga nyine igize nk'indi myaka 2 cyangwa se igize n'ukwezi, ntawamenya. Gusa ntawe nshishikariza nyine gushora, ni we wifatira icyemezo ugashora. Yo mwikwirwa mwandika ngo ibintu ngo modango ni scam guys. Niba website yafunze ntago aba ari twewe twayigize. Impamvu ukona nyine bira bintu biri hara muri website biri kugaraba bidahuye n'ibyo ni kuvuga, nakuyemo amajwi nyine harana ndi kubereka uburyo ukopia address n'ibindi byose, ariko nzabibereka muri part 2 y'uburyo ubikuza, kandi izaza umunsi w'ejo. Iyi website nyine niba urushaka nyine mbese urukunda investment zitanga make, ariko wenda zishobora kuba zizamara igihe, iyi ngiyi nawe watangira kuyikoresha, ugatangira ukayikoresha ukabasha kwinjiza. Kandi iyi video igamije ikwigisha, ntago igamije inyungu murengera. Mugombwa nabyo kubimenya, ntago ngewe ari njye utanga inyungu, ntago ari njye website, ahubwo niwe wifatira icyemezo ukavuga ati website ese ndayikoresha cyangwa ntago ndayikoresha. Ubu kandi ikintu mbagire n'inama, ugomba gufata logique ndende, ntugafata amafaranga urakoresha ibintu urahahisha ngo wizere website uyashiremo. Ujye ufata amafaranga uri kubona nyine mbese ukavuga ati kana amafaranga n'ubundi wenda nta mafaranga aburi cyamara, ukavuga ati reka nze wenda nyashiremo, nta wamenya, wabona nyine banyungukiye nkagira aho ngera, nkagira naho mva. Gusa ntugafata amafaranga ufite yose ngo niba ufite 100 ubishora muri website ari byo ufite byonyine. Ntahandi usanga ngo bamwe biyahuye bitewe n'uko amafaranga yose arayafite ayashira muri website. Nyuma yo kuyashira muri website ifunze asigara nta n'ikijana afite mu mufuka. Guys, rero nanchore iyi video uyu munsi, niba utarakora YouTube channel utarakora subscribe kuri YouTube channel ya Uzeyi Tech Media, uri guhomba cyane. Kandi mbasaba n'imbabazi kuri website maze iminsi mbaha z'inyarwanda, mu by'ukuri nari mushasha natazi uko zita zifunga, none zaraturangije.